ngo nimba hari icyo wadufasha dufasha. Nk'ubu ibintu naringiyemo by'ibirori bisa naho bigiye guhagarara kubera kumva nta morale nta kuntu meze. Bantu barambujije, barambwiye bati wisaba, barambwiye ngo wigira gute, ariko ntabwo bizakunda. Ntabwo nareka ngo umudamu wanjye apfe icyakabaye kimurengera, nzi yuko bishoboka ko byaca no mu nzira zo kubwira abantu ngo nimudufashe. Abakunzi ba Hambogoodness TV ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza umunsi mwiza ku bantu mwese mudukurikiye, n'icyumweru cyiza mwese ku bantu mukurikirana ibiganiro tubagezaho, yaba bari mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba, Afurika y'Amajyepfo, Afurika y'Iburengerazuba, iy'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, mwese mwumve mwikaze. Iyi mukurikirana ni Hambogoodness TV, nge mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse tubagezeho ibiganiro bitandukanye, tubashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Muri abakadasohoka ba channel yacu ya Hambogoodness TV, turabakunda cyane kandi n'iby'agaciro, Imana igibaho umugisha. Nawe utarakora subscribe, ni akanya gato use wakandaho, ni amasegonda make cyane, ugakandaho hari akazogera, natwe tubana mu biganiro tubagezaho. Imana rero iguha umugisha kuba ubikoze. Nta kindi twagarutse tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Mu minsi ishize mwagiye mwumva amarira Theo yarize bikomeye cyane, yararize rwose bikomeye cyane, bigeraho rwose yihanagura amarira. Kandi murabizi ko abenshi bajya bavuga ngo amarira y'umugabo urya ngo ajya mu nda, ariko ntabwo ariko byagendekeye kuri Theo, bitewe n'agahinda yari afite rwose. Yari yabyutse avuga ati agiye kwitabira ibirori nk'abandi bose, ariko arebye umudamu we ku ruhande, arareba aravuga ati ntabwo binkwiriye ko nataha ibirori n'umudamu wanjye ameze gutya. Agahinda karamufata, nibwo yajyaga kuri YouTube avuga agahinda kiwe, avuga ko rwose ufite umutima ufasha yamufasha kugira ngo abashe kumufasha. Mu by'ukuri urumva ko yatabarizaga umudamu wiwe, ariko mu by'ukuri Imana ishimwe ko yagize neza, ikanyuzuriza mu bantu bakamufasha. Baramufashije, n'ubu ngubu baracyamufasha, kandi nk'uko yabyitangarije rwose afite akanyamuneza nyuma y'uko umudamu wiwe atangiye kugira gufashwa no kubona imiti nk'uko yabyifuzaga. Mukurikire uko yabivuze hano. Nawe nimba undeba urabona ko nta mubabaro undi ku matama, urabona ko nta gahinda mfite, ariko hari igihe kuba uyu munsi undeba meze gutya, wumva mvuga mfite akantu navuga ngo k'akanyabugabo, ni ukubera wowe wumvishe ikiganiro nakoze ukagira ikintu ukora. Ni ukubera wowe wumvishe umubabaro nari mfite ukumva nawe hari icyo wabikoraho. Imana iguha umugisha. Ndaza kuvuga ibintu bike, ariko nanone ntabwo ari byiza ko nceceka ngo ngume niturije. Nyine abantu bagume bavuga bati byarangiye gute, byagenze gute. Dore ko muraza kwihangana, mfite akagiripe. Muri iyi minsi imvura yaraguye, ibivumbi biratumuka, ariko ntabwo nkomereye. Murabyumva ko akanyamuneza ari kose kuri Theo, bitewe n'uko ari ukuntu abantu bagiye bamufasha rwose. Akaba ubu ngubu yagarutse nyuma y'ibyumweru bigeze nko kuri 3,
yaravuze agahinda kiwe, akaba rwose agarutse ubona ko mu maso hakeye kandi afite ibyishimo bikomeye cyane, nyuma y'uko umudamu wiwe atangiye kubonerwa ubuvuzi bw'ibanze. Imana ishimwe cyane, kandi dushimira abantu bose mwe mwese mwagize uruhare mu kumukandira akanyenyeri. Imana ibaho umugisha kandi myisubiriza aho mukuye, muri abantu bakomeye cyane bafasha umuntu hahandi aba ageze mu gihe gikomeye cyane. Imana ibaho umugisha. Indi nkuru rero, indi nkuru iri kuvugwa cyane ni y'umuhanzi witwa Prosper Nkomezi. Prosper Nkomezi akaba yaramaze gushyira indirimbo zigeze ku 8, akubitaho n'iya bonus yitwa Hari Ibyiringiro. Ni indirimbo rwose ziri kugenda zijya hanze. Indirimbo amaze gushyira hanze ubu tuvugana, yagiye hanze yitwa Ntijya. Mubanze muyikurikireho. Icyo yavuganye nawe wicika intege Ntijya. Iyo Mana yitwa Ntihemuka, ikora umwanya wayo ugeze. Ese hari icyo yavuganye nawe wicika intege Ntijya. Nziza cyane, ni indirimbo nziza cyane amaze gushyira hanze muri iki gitondo cyo kuri tariki ya 2 z'ukwezi kwa 11 ya mwaka wa 2025. Urumva ko rwose ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo nziza cyane. Twabibutsa ko alubumu yiwe igizwe n'indirimbo 8, hakazo ni ya bonus ya 9 yitwa Hari Ibyiringiro. Iya mbere rero ikaba yitwa Hembura Mwami, yakoranye na Gentil Misigaro. Iya kabiri twabwira ko yitwa Ntujya Uhinduka, naho iya gatatu ikitwa Itegure. Iya kane nayo ikitwa Witwa Ijambo, naho iya gatanu yitwa Umusaraba, yakoranye na Israel Mbonyi. Iya gatandatu nayo ikitwa Ntukoze Isoni, naho iya karindwi ikitwa Sinziganyira, yakoranye na Pastor Lopez. Naho iya 8 nayo ikitwa Ntijya Ibeshya, ariyo amaze gushyira hanze ubu tuvugana. Prosper Nkomezi rero akaba yaragiye avugwaho cyane gukundana n'umumisi witwa Miss Muheto Divine. Abamwibuka cyane bamwibuka ubwo cyaracaraga inkuru z'uko yafunzwe bitewe n'ubusinzi, bikaza kugera naho afungwa rwose, ngo yari yagongesheje imodoka. Nababwira ko uko byasa kose ubu ngubu tuvugana Nkomezi Prosper na Miss Divine, Muheto Divine, bari mu rukundo rwose. Mu minsi ya vuba dushobora gutungurwa n'ubukwe bwabo, byaba ari byiza cyane kuko urebye ni umukobwa mwiza Miss Divine Muheto, na Prosper Nkomezi nawe akaba ari umusore mwiza cyane ushima Imana. Rero byaba ari byiza kuba Miss Muheto Divine na Nkomezi Prosper bagiye kubana. Byaba ari ibintu byiza cyane kuko urumva Prosper ni umuhanzi umenyereye mu ndirimbo zahimbiye Imana. Urumva rero ko aho Divine Muheto yaba agiye ari ahantu heza cyane, bitandukanye na ya shusho abantu benshi bagiye bamubonaho y'ubusinzi, ibintu nk'ibyo byose. Urumva ko ari ikintu cyiza cyane. Rero twabifuriza gukomeza kugira urukundo rwiza, banasenga Imana, byose babiragiza Imana kuko Imana niyo igena byose kandi ikabisohoza. Turabifuriza rero
kugira ibihe byiza n'imigisha iva ku Mana byose bijye bibahoraho iteka ryose. Murumva rero ko ari ibintu byiza cyane dukwiye kwishimira, nawe wakishimira. Sawa rero, ndabifuriza amahoro y'Imana mwese mukurikirana ibiganiro byacu byo kuri Humble Goodness TV, yaba abari mu Rwanda mwese, abari mu bihugu by'abaturanyi mwese abafite akazi, namwe mudafite akazi ndabihanganisha mabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Cyambere no gusenga Imana no kuyizera, kuko Imana nigena byose. Amahoro y'Imana rero abane namwe. Shalom.